kuko uriya Napoleon umuhanuzi agira ifishi afite n'abagira ifishi akaza kuza abantu bakaza akabasengera araza jewe ibyo bintu byo kuvuga ngo abantu b'ifishi njye simbibamo ntabwo mbizi akabasengera noneho umunsi umwe haza kuza abakobwa babiri mbara abakobwa cyo hari umukobwa akaba n'umudamu cyo gihe njyewe nari mvuye naraye Foursquare mu cyumba rusengero ntashe ndi kuruhuka mu cyumba iyo bari muri salo basenga numva abwiye umugore umwe aramusengera aramubwira ngo nguzo nkubwiye ngo bizoba cyangwa ntibibi bishobora kuba kuko bishobora kuba cyangwa ntibibi kuko bicoba aho narindi narasetse neza kuri AP TV show televiziyo yanyu ariko ni twebwe dufite password ako kantu njya nkunda kukavuga hari ukuntu abantu bazavuga ngo ni televiziyo yanyu ngo iki bahembwa bakarya bonyine ariko twebwe muri abacu tukaba abanyu ariko nitwe tugendana password nimuyikenera nuza kudusura tuzoyiguha tuyigutizeho k'iminota nk'itatu n'igice kugira ngo turebe uko bimeze niba utokwambuka ngo uducenge rero turabakiriye bene data abantu badukurikira bari hanze muri Amerika muri Australia muri hano hanze y'igipangu abari Cimironko abari Kabeza abari abantu bose abari ahantu hose n'abari wadukurikiye ubushize aratwandikira ngo ari mu bijabo abari mu bijabo abari hari watwandikiye ngo ari Bangladesh mwese turabakiriye uyu munsi rero twagiriye umugisha wo kubana n'abakozi b'Imana bakomeye muzi twese tuzi rero tugiye kuganira tugiye gukorana ikiganiro kitari kinini cy'iminota mike ariko ciza ugume hano dore kera uriya yaragiye guhindura reka guhindura guma ko ndababona dore uriya ugiye kunywa amazi uguma ahangaha kugira ngo tubane n'aba bagabo reka dutangire rero batwibwira kugira ngo tuganire dutangirire hano tuzoza tugenda guke kugira ngo dutangire batwibwira hanyuma tuganire ni karibu murakoze kudutumira nitwa Bukuru Eric niyo mazina abantu benshi banziho ndashimira Imana rero kuza kuri no televiziyo yanyu nkuko wabitubwiye Imana ibahe umugisha rero nanjye nitwa Gatore Bonfils ntuye hano nyine muri Kigali hano bita Sonatube numva introduction ihagije hari ukuntu waruvuze ngo abakozi b'Imana bakomeye ahubwo n'abakozi b'Imana ikomeye twebwe turi down rero twashimiye ko nyine mwadutumiye kugira ngo tuganire murakoze cyane ariko akantu mwasize ko abadeperi iyo agiye kubwiriza azayivuga akavuga n'abaturanyi avuga ati ndi umugabo mfite umugore n'umwana umwe atumukuru ejo bundi yagize gutya agira gutya tumuturanye aza kwiyama ubwo bari kwivuga bari muri introduction none mwasize akantu ko muri aba papa ariko ndango abantu bagukera babonye amaboko babonye intoki kera abantu babonye intoki rero tubahaye kaze dukoranye ikiganiro tuganire dutaramire bano bantu ushize abantu nakoranye nabo ikiganiro narababwiye ngo iri n'iryo torero rigira igitaramo kitagendera ku masaha nuko ngo tuza dutarama ifraze yaza ukayitanga udafite ikibazo ngo umuyobozi wa gahunda ngo arakubwira ngo watinze ifraze yije hano uzuyitanga uko uyihawe yose rero ni karibu cyane tugiye gutangira rero tuganira bitewe n'ibyo abantu twabamenyemo n'ibyo murimo hari experience nyinshi muba mufite kandi iyo turi kuganiriza abantu nk'amwe ntituba gusa intego ari ugutarama intego aba ari no kwigisha bari kutureba tukabataramira bagaseka
bakiga bakanaba informed bakamenya amakuru nk'ibyo. Kaduhere kuri Gatore. Ejo bundi hari umuntu witwa Napoleon na Museveni baje ahangaha bavuga ngo ukuntu bacumbikiye ngo urabacumbikiye cyane ngo uzubagurira ibintu byose, bavuga ukuntu nguri boss wabo. Bariya abahungu mwamenyanye gute kugira ngo bazane mu rugo? Mwamenyanye gute cyane ko mubana muri ministeri, mubana mu murimo? Ni ukuvuga ngo Napoleon niwe twamenyanye mbere. Napoleon twamenyanye mu 2012 na 2012 bityo. Icyo gihe nari mvuye ku ishuri muri segonderi, noneho tujyana no mu Kiyumbi. Icyo njye nabaga iburasirazuba aho bita Ikibungo, noneho nkava mu ntara nkaza gutarama hano. Duhura muri minisiteri imwe yitwa ngo ni Isoko y'Ubutabazi. Icyo gihe Napoleon yari protocole, yari protocole, tumenyana gutyo. Yego, yahereye kera kuba protocole. Kera cyane ko urumva ko ni umuhamagaro w'iwabo, ibintu by'ikanisa yarabimenyereye. Noneho turabana muri icyo Kiyumbe, nyuma turamenyana. Nyuma ngenda gufata umwanya njya muri Kenya, mva muri Kenya ndagaruka, ni birebire. Garutse noneho Napoleon turamenyana muri ubwo buryo nyine. Hanyuma noneho mu minsi yashize famiye agira famiye, afite umugore n'abana babiri. Akazi umudamu abona akazi Kayonza mu ntara. Noneho Napoleon bagakorera cyane akorera i Kigali. Hanyuma akamubwira ngo agiye gushaka ngo ahantu aba, kugira ngo nyine ntabwo azaza biriya ngo aje mu kazi asubire ni kure. Hanyuma ndamubwira ati nta mpamvu yo kwirirwa uje gushaka ahantu uba kandi ndi mu nzu, kandi famiye yanjye ndi mu mujyi turi kumwe, kandi famiye yanjye ntabwo turi kumwe, famiye yanjye iba hanze, ngwino tubane. Aza gutyo turabana, n'ubu tumuranye imyaka myinshi, hafi nk'imyaka ni nk'akahe gakojo Napoleon yigeze gukora umunsi umwe mu nzu karagusetsa kabisa ushobora kuba wibuka? Napoleon ari umunsi umwe, urumva ko twabaga mbere, aho twabanaga mbere, munsi mva muri Kenya nza, icyo gihe nyina yarapfuye. Nageze muri iminsi mike nyina ahita apfa. Gapfa njya kumusura, ngiye kumusura nsanga ari wenyine mu nzu. Noneho tukamusura twataha tugasanga Napoleon ari mu nzu wenyine, kandi umuntu ari wenyine mu nzu, nta mama we atakibana. Mbona Napoleon ntabwo ameze neza. Noneho mpita mvuga ati reka nze mbane na Napoleon mu nzu, ntakaza aguma mu nzu wenyine, n'ibitekerezo aba ari byinshi. Yabona umuntu abaganira, burya umuntu ubona bwije nta mpamvu yo gutekereza byinshi. Ariko icyo gihe kuko buriya Napoleon umuhanuzi, afite n'abagira ifishi, akaza kuza abantu akaza akabasengera. Araza jewe ibyo bintu byo kuvuga ngo abantu b'ifishi njye simbibamo, ntabwo mbizi. Akabasengera. Noneho umunsi umwe haza kuza abakobwa babiri. Mbara abakobwa, hari umukobwa akaba n'umudamu. Icyo gihe njyewe nari mvuye naraye Foursquare mu cyumba urusengero, ntashe ndi kuruhuka mu cyumba. Iyo bari muri salo basenga, numva abwiye umugore umwe, aramusengera aramubwira ngo nguzo nkubwiye ngo bizoba cyangwa ntibibi. Bishobora kuba cyangwa ntibibi kuko bicoba. Aho narindi narasetse, gusa ngerageza kutaseka cyane ngo bumve ko hari umuntu, ariko ndahwera. Abwira undi ati ngo nza mbona ngo wowe, abwira umukobwa ngo abahungu boza kwirukankaho cyane ngo abahungu. Noneho baba bataje abantu iyi fishi wahaye umwana w'umukobwa mwiza, arareka kwirukankaho n'abahungu bamushaka ngo bamushake. En fait Napoleon urumva aba ari twinshi umuntu atakwibuka, ariko aba ari twinshi. Aho kantu n'akantu kanze kuva mu mutwe, ariko ni inshuti yanjye kandi tubana mu buryo bwiza. Buriya Napoleon ntagira ikibazo na gito, ni umuntu uzi kubana n'abantu bose, kandi ndamukunda, ni nk'umuvandimwe wanjye muri make.
turamusuhuje. Hari mbaza pasiteri hano ngenza muta pasiteri cyane sinzi nyine nuko byaje azaroha bewe kandi niyo nzira ndango umwumbe niga ko umwumbe atazaba pasiteri. Hari abantu bakuzi cyane mu ncahoze ari Amavubi, apana Amavubi akabumbu, hari Amavubi abiri, hari Amavubi y'akabumbu kipe y'igihugu, hari n'Amavubi y'ikiyumbe. Abantu bakuzi mu Mavubi. Ese Amavubi byagenze gute? Amavubi yabayeho gute? Ubundi yagiye gute ko tutakiyabona? Amavubi ntaho yagiye, aracyari Ivubi rimwe riracyari. So Amavubi navuga ko yose agihari, nubwo mvuze ngo rimwe riracyari, yose ni riri kwika. So aracyari, gusa turi ahantu hatandukanye. Amavubi twari abasore batoya dusirimba mu by'ukuri, ariko iyo abantu bamaze gukura baragira inshingano zitandukanye, noneho bakagenda bajya muri izo nshingano zitandukanye n'ubundi. So ni ukuvuga ngo benshi baratanyutse, hari abagiye muri Kenya, hari abagiye muri Amerika, hari abagiye muri Australia. Muri Amerika hariyo ba Rutikanga, hariyo muri Australia hariyo Mutambo, i Burayi hariyo ba Rufana, ba Rutikanga, ni benshi. So n'abandi bari hano mu gihugu ariko bafite inshingano zitandukanye, babaye abapasiteri, hariho ba Pasiteri Kado na Metere nawe yaba muri ADPR, nanjye gutyo ndahandi nkorera umurimo w'Imana. Urumva turi ahantu hatandukanye. Mu by'ukuri nubwo mvuga ngo Ivubi riracyahari rimwe, ariko turahari twese nuko dukorera ahantu hatandukanye. Abanaziri igihe babayeho kugera nambutse, abanaziri turabazi, tuza tubakurikira, turabakunzi, ndetse ko turabona ko nashko ndabona buki mubone ko kwanje ndabona none abanaziri tuba usibye kubabona gutya abantu bakabakunda kabakurikira. Abanaziri iba platform kabisa, abantu baramenyekana kubera platform y'abanaziri. Abanaziri bama bafata nyine, bama bafata ikiyumbe baragifata, bama bafata baza bakubita ngo Minisiteri y'ikiyumbe, abanaziri bakaza. Ese abanaziri batangiye gute? Kuja gutangira ko abanaziri niki mwarebaga? Ese cyo kintu caje kuba cyangwa muracari kugwana naco kugira ngo kibe, usibye ko wewe n'abantu ko barasenga ni kubera ko turi abakristo, ahubwo mission kiragegwaho. Ese zatangiye gute? Mission yari yihe? Bigeze hehe? Uko niwe perezida w'abanaziri kugira ngo utubwire. Ukuvuga ngo abanaziri twatangiye 2018. Icyo gihe twakoraga, hari indi twabonye Evangelical, noneho imwe iyowe na Napoleon, hamwe n'undi twabonye Joas. Noneho tukaza dutarama. Icyo gihe habaga dutatu tubiri, habaga Foursquare, hakaba no muri Calvary. Noneho umunsi umwe baravuga ngo Evangelical iravuga ngo reka noneho bo donc baguma ahantu hamwe, bagume hamwe. Kwirwa bavuga ngo bagiye muri Foursquare, ejo mu kane gatatu bagiye muri Calvary. Baravuga ngo reka twebwe tugume ahantu hamwe, nimba tugiye Foursquare tugume Foursquare, nimba tugiye Calvary tugume Calvary. Dukora inama, twayikoreye Kimironko. Hanyuma bakoze barabatereka, bagiye bose bagiye muri Calvary. Ico gihe mwari mwakoze inama muri mu matorero atandukanye, abanyamuryango ari amatorero atandukanye. Bangwa buriya aba Evangelical ni nk'abanaziri, bamwe n'abantu bose bagiye baturutse mu matorero atandukanye. Noneho njye na Mubiri turareba, turabatse ntabwo tujya muri Calvary ngo dusige Pasiteri Kado. Icyo gihe nabo agatatu kari kari muri Foursquare. Turabateka twebwe tujye ku na Reve. Turamuhamagara. Icyo gihe twahuriye hari ahantu twahuriye hano i Remera, aho bita kwa Agnes, turaganira. Abatuke ni muze, hari n'abandi bana bahari Foursquare, tugire groupe noneho
tusirimba mu materaniro turirimba indirimbo z'igisirimba gusa twatangiye tuvuga ngo twatangira ibintu bito byo mu materaniro gusa bivuga ngo tubaze umwanya mu kunga dufata amateraniro ikora ari mukunga hari ikora zisanzwe za ruweruwe zisanzwe akone ikora y'umukunga yo kwakira umushitsi muvuga ko ugiye kubwiriza dutangira dutyo rero nta murindi twagiraga warimbaga ni mu bubiri rimwe na rimwe naje ngafata mikrofone ariko nyine kwihengeka buriho nuko dutangira gutyo dutangira ari ibintu bene ibi ngibi nyine by'amateraniro bene bisa nkaho nyine byoroheje ubwo rero Pastor King ubwo yatujemo aza afite ubushobozi bw'amafaranga aza afite courage asa nkaho twegeranya noneho twatangira duhamagara abangaba baza duhamagara abaririmbyi bakaza nta mukobwa twagiraga umukobwa umwe umugore w'umugabo witwa Byishimo Grasomization yagiye aba muri Amerika yitwa Soleil nuko naho twatangiriye tubamurika rero noneho natwe dutangira turirimba tumwe donc turi kumwe n'abandi n'abakobwa gutya dutangira ibintu byo korasi biki dutangira gutya ariko nyuma rero biza gusa nka byagutse mu buryo nako tutazi ngo se byatangiye bite n'aba evangeliste bukuru bahise bazamo n'abandi kumbe n'umuntu w'indani oya yampaye yoramuka ageze inshingano z'akazi ariko no mu gitabo ahubwo buriya n'umudamu wawe apendeke buriya n'umunaziri yaje gusa nkaho adomotsemo gato agiye mu kazi muri Katari avuye muri Katari nubwo asa ngo groupe ngo yahinduye telefone ngo telefone kanda left ntibamusubizamo simenye uko byagenze kuko twaravuganye nuko asubire kwirisa nta kibazo gihari kuko niwe twaramuzanye wari umubeka umunsi muteretse umunsi bwa mbere yanyanze yarambwiye ngo kwa kabiri twoshobora kuvugana mbafite amateraniro y'abanazi nuko yambwiye Arine na Fofo wagatore cyane Arine na Fofo ndamwifuriza yaranabyaye ndamwifuriza kwibaruka neza no kwibaruka sinzi ko bavuga congratulation ko yabyaye yonkwe kandi uriya Fofo na Arine ni impanga rero bakadufasha mu kuririmba Joge Frank nawe yasazamo nuko twese dutanga rero kugaruka ataranamenyekana cyane rero dutangira biragutse nyuma yaho rero nubwo twaje kujya mu bubiri vice representa agirere kwa y'amatara no kuwa kabiri turayatangira bigena nyine bisa nkaho bigena izina rivaye izina dusubiye inyuma umunsi duhura na Pastor Kado dukora inama na ba King turicara turavuga ngo twitwe bande noneho bamwe bavuga amazina mubiri aravuga ngo twitwa abanazi twafashe umwanya munini wo gutekereza ngo burya na gutya uretse ko ngiye abanazi numvaga iryo zina rigoye abati mureke dushake tutahe noneho tuzogaruke twashata amazina izina ry'abanazi riragoye ati nta kibazo reka twitwa abanazi Pastor Kado uriya ntaza umuntu azamera ikintu cyose kije twemere gutyo nta kibazo twitwa abanazi gutyo ngo dutangiye kureba baduhamagara abanazi ministry nuko naho tugiye baduhamagaye amatararo ku cyumweru kuririmba dutangira cyo ministeri itangira gutyo ibirafashe noneho ahagendeye muri Australia agenda nawe ayagura ayishinga ubu yashinze mu hafi master hafi nk'atatu mbatarane yose agezemo abanaziri representa King Mogere nayo ashinga nk'abiri noneho muri Burundi nayo ibiraje tuje Burundi kuza kwitangizayo nayo iraremitse mu nkambi hose dufite amabranche nk'atatu i Burundi yambuka muri Congo Buvira naho haba ibyaye ngo Ifizi hari abanazi ari bamwe azabanyandikira igiswahili ndacumva ariko gisubizo muri Congo ndacumva ariko gisubiza bikaza nk'ibigorana cyane ariko ndacumva Ifizi nandi bita ngo ni Misisi ndatanga baza banyimpamagara bakanyuza rekodi bakambwira ngo tuko na mukutano
nkuvuga Iswahili nyine nkabyumva rero ati ubwo bufasha niba bashaka ubufasha nkabwira abaje ati zana amafaranga twohereza ifizi bafite imikutano ibyo rero bizi ko nyine biba bigoye nuko twaguka muri ubwo buryo hano iwacu nabwo dufite ama branche menshi Nyabiheke Karangazi Mbarara dufite nk'ama branche nka 3 cyangwa 4 gutyo twaguka muri ubwo buryo ariko intego ni imwe ni ukuvuga ubutumwa umuhanda mu sengero badutumiye donc mission ni izo hari abana bavutse mu banaziri kuva mwatangira ubu nyine mureba mukavuga ati bavuyemo abavuga ubutumwa bavuyemo abarinzi bakomeye tureba twebwe tugira ikintu Imana yaduhaye iyo umuntu ageze mu banaziri gutya umuririmbyi abazamutse buriya Frank uriya mpamvu dukunda nitwe twamuhaye umwanya platform ya mbere arakora indirimbo ya mbere yaririmbye mu banaziri iya kabiri aririmba mu banaziri iya gatatu mu banaziri batangiye kumwumva cyage muri covid ajya kwa Bishop usa nkaho bariho bakora Frank baramenyekanye mu bwo ubwo ni Frank mvuze ubwo ndavuga na Fred nyine urabona Fred ko ahagurutse nawe buriya yahagurukiye mu banaziri buriya nubwo yari umuririmbyi igoma iwabo abona muri Gisubizo ariko ngo agere ariko mu by'ukuri nta bantu benshi bamuzi ariko ubu none tumwakiriye ubu nyine amaze kugira bishimishije ndakubwira ubundi ni Kado yabaga muri Peace Voice hanyuma Peace Voice nyine akarimba nyine cyangwa ikorari sana ariko umunsi namwakiriye tumuha umwanya ati ngaho nawe ugomba kugaragaza impano yawe ukora ubu none nawe ni umuntu wifuzwa ubona alarme yaramutwaye iramukoresha na Fosco yarakora twebwe icyo kintu Imana yakiduhaye urumva ko ubu nyine urabona Muhubiri aho yagire mu banaziri ubona ko ubu nyine amaze kwiyubaka mu buryo budasanzwe na Pastor King buriya abanaziri nkaho nyine natwe twamuhaye nk'imbaraga twampushinze tangira nyine no kutanga kubwiriza umuhamagaro nyine uraguka kuko zabaye pastor abanaziri ntabwo muzotanga ituro kuko mbavuzeho cyane abantu bafite amateka yanyu cyane no kuzotanga ituro kuko abantu barabamenye kabisa pastor iki kibazo mwembi murabisubiza tugiyeho ni ukuvuga ngo tuvuye kera ku makuru yahariye twinjiye ku makuru areba buri muntu wese n'uriya kera ugiye guhaguruka uku nawe ibi tugiye kuvuga nashake yicaye biramureba tugiye mu bitaramo noneho gatuge kuganira tuje mu bitaramo mu mitunga tuje mu biki ibintu by'ibyo ubu nyine hariho case ikomeye cyane ituma ndetse abantu benshi basubira inyuma ndetse bakanatugaya ndababaza nk'umuyumba ariko nanone nk'umunyamakuru hariho case ko bari gushinja abanyamasengesho cyane kugifarangaza abantu ugasanga umuntu ari hanze kugira ngo umuntu amusengere akamubwira ngo urazana hari umuntu wigeze kumbwira gato arambwira ngo hari umuntu wabwiye umuntu ngo amusengere waramubwira ngo igihe ko ciwaho kiri igihe ko bamutazaho kiri ngo kuva aho hari naho igihe ko kiri ngo ni $100 ngo 300 ngo kandi ngo nikidakugwa nyuma imbere y'iminsi 3 ngo umwana azoba umuntu ajaga kwikopesha faranga ngo ikintu cyatangaje ngo yamakuraho telefone akimara kwakira amafaranga ngo ngiye muri gahunda y'umwuka ngo simba nemerewe kuvuga niba arakuye akajana kanavera niba arakuye akajana so ugasanga ico kintu ko kiratukisha abantu muri abayumva kandi mwebwe gati muri abayumva b'ubunyine muri abayo turabazi mwe n'abana banza bakizana abanyene nabande gatore ndamuzi cyo turabazi kera mu mavubi ese cyo kintu igihe mwaje byari bitaraza cagiye canyu mugisirimba gucya mugisimba nimwe mwazanye bya bintu zo gutaruka gukintu tagasimba ibyo bintu byari bitaraza zo kuba bifaranga ibyo bintu muza mubibona gute nkamwe byajemo harimo bireba ibyo bintu mu bivuga iki ni ibikubundi abantu mu byirinda gute urakoze bayida wereka mbanze nisobanure bitaza guteza conflict sindi pastor cyuko nze ndi umuyobozi mu itorero ryacu
ariko ntabwo ndi pasiteri, wenda abapasiteri batavuga ati ayo ni amavuta agenda amukurikirana, wenda ni amavuta ubona mbaye pasiteri, kandi ni umurimo mwiza. nanubaha by the way, nubaha abapasiteri kuko bakora umurimo udasanzwe. hanyuma kuri icyo umbwiye cy'abayumbe barya amafaranga, twabanza tukamenya first umuyumbe ninde, ni iki umuyumbe, ni iki. hari n'abatazi maybe abayumbe icyo ari cyo, wenda mu badukurikira online. mu buryo bwacu twebwe nk'abanyamurenge, reka mu buryo bwacu turi abanyamurenge. mu buryo bwacu abanyamurenge tuzi ko ari abasirimba gusa, amini abayumbe tuzi ko ari abantu basirimba, abantu basirimba bajya hariya bagasirimba nibo bayumbe. ariko umuyumbe nyirizina ni abavugabutumwa, cyane cyane abaposo. ni ukuvuga ngo buriya hariho abavugabutumwa aribo ba evangeliste n'abapotre, bariya bagenda bagarura intama hirya no hino, bagenda bavuga ubutumwa. ubundi nibo bayumbe, kuko ijambo abayumbe ni ijambo rikomoka mu Giswahili ryitwa ujumbe, kugenda uvuga ubutumwa. so ntabwo ari ikinyarwanda research. so abayumbe rero ni abavugabutumwa, niba ari abapasitori bavuga ubutumwa bakagarura abantu benshi ku Mana. hanyuma ubundi bari abasirimba twakabashize muri kategori y'abaririmbyi, kuko buriya gusirimba ni byiza, muhera muri kuririmba mukageraho noneho ibyishimo bibasaga mugatangira gusirimba mwiterera hejuru, nk'uko bivuze twebwe Amavubi nibyo twakoraga, kandi ni nabyo njyewe nkunda cyane. babarizwa muri ico gice cy'abo baririmbyi bakora muri ubwo buryo bwo gusirimba. ariko kandi ndi n'umuyumbe kuko mvuga ijambo ry'Imana, ndabwiriza. sindi umupasiteri ariko ndi umu evangeliste, mvuga ijambo ry'Imana. hanyuma umuyumbe nyakuri yakagombye kuba arangwa n'ibintu nka bibiri bikurikira, n'ijambo ry'Imana rirabidusaba. wakabaye kuba urangwa n'urukundo n'ubunyangamugayo, kuba uri indakemwa mu mico no mu myifatire. uwo niwo muyumbe, kuko turi abantu batanga urugero. ni ukuvuga ngo iyo ngiye kuvuga ijambo ry'Imana ngomba kuba mvuga ibintu nkora, ntabwo ari ukuvuga ibintu ndakora. nabo bano banyempano banza ureke ndabageraho bari abantu. so bashobora kuba biyita izina ritari ryabo. ntabwo mvuga abashamburiye, ndaza kuvuga abo bantu b'abajura babinjiye mu nzu y'Imana. nibarya baseseye bajya Bibiliya zivuga, bamwe baseseye muri twe rwihishwa. mu by'ukuri wenda si abayumbe, ariko bakaba bariyitiriye izina ryacu, bakaba biyita abayumbe ariko atari abayumbe. niho nariko mvuga, iyo umuntu ari umuvugabutumwa ugomba kuba uri indakemwa mu mico no mu myifatire, ugomba kuba urangwa n'urukundo, ugomba kuba wubaha Imana. so rero kuba umuntu ameze atyo, simbihamya ko uwo muntu yagenda ngo ashike Yesu kuruka abantu. iyo rero ukurikiza ibyo ijambo ry'Imana rivuga, usa nkaryo ugakora icyo ridusaba. wenda reka ngaruke kuri abo bayumbe, ariko jewe ntanemera ko ari abayumbe biyitirira umwuga wacu. turanabamagana mu izina rya Yesu. turakubwiye ngo ureke, niba uza wiyitirira icyo udakora. so abo bantu, hari abantu bazi yuko muri ibi bintu by'Imana harimo andi maronko, noneho uyu murimo n'uwabizerwa, noneho hakazamo abandi bantu bakiyambika isura y'abizerwa cyangwa se y'abantu beza, bakiyambika isura y'intama kandi ari ibirura, akaza agatora ibyo bintu by'Imana agatangira kubikoresha uko yiba abantu. ugasa uwo muntu nusanga akora ibyo ngibyo koko bikaba bifite ibimenyetso, nunakurikirana amateka ye, ni ukuri uzasanga atari umuyumbe.
uzasanga ntawe yataramye, nta butayu na bumwe yigeze ataramamo, ahubwo ni umuntu waje ariyemfiritira asesera muri mwe rwihishwa akagenda akajya kwaka amafaranga. Ntabwo ijambo ry'Imana tuvuga risaba ikiguzi. gutabara umuntu ntibisaba ikiguzi. Gutabara umuntu ntibisaba ikiguzi. Umuntu nakubwira ngo mpa amafaranga, naho abashizeho tarifu. Tarifu murayizi? Tarifu turayizi. Namwe yo muri resitora bazakubwira ngo kugira ngo urye ibi ngibi urishyura. Hari n'abo nzi mu by'ukuri numvise ngo ubu ngubu ngo igihe ko kimwe ndagira ngo ni 50,000 ngo gushambura igihe. Abo bantu ndabamaganye mu izina rya Yesu. Sabayumva. Ese mbaze perezida hari nubona umuntu araje arakubwiye ngo kugira ngo usengere urampaye, uwo muntu uzamwirinda. Cyo koze ndahamya neza ko hari abantu bamwe nakwita nk'injiji cyangwa se badasobanukiwe, cyangwa se uwo muntu akaba anafite n'intego yo kugusha abantu, akaba yakubwira ati ngenda guha amafaranga ariko uzunsengera. Ni ukuri ijambo ry'Imana akagutega. Abo bantu nabo barahari, akaba yatega umuyumbe muzima. Ariko icyo kintu ndagira ngo nkubwire, ntabwo iby'Imana dukorera, Imana twasirimbiye ntabwo isaba ikiguzi, kuko twaherewe ubuntu tugomba gutangira ubuntu. Niko bimeze, ngewe niko nabisobanura. Reka icyo kintu noneho wowe nkikubaze muri ubu buryo. Uri perezida, uyoboye abana n'abagabo, ndabita abana gusa kuko harimo abamuduta hari n'abandi. Uyoboye abana n'abagabo kandi mukiyumva, abanaziri n'abayumva. Ese iyo kesi igaragaye mu bantu uyoboye, woyihandoringa gute nk'umuyobozi? Ukamenya ko umukristo wawe ariko akibigoza afite tarifu kugira ngo akurikiye ko ni 50,000, mbese afite ibiguzi aza wokora iki? Icyambere ko uwo muntu mumenye, icyambere namugenderera nk'umuyobozi we, akamuganiriza avuga ko umuco atari umuco w'abakristo. Yego. Ubundi gusenga, ubundi umunyamasengesho n'umutabazi, umuntu utabara abantu. Ni umuntu utabara abantu mu gihe nyine yagiye ingorane, cyangwa se hari icyo Imana yabwiye ku muntu runaka. Mbonera n'umwanya wo kubwira abantu birirwa bavuga ngo muzanire abayumbe, mubwire baze bagire bate. Hari bamwe bajya gusenga, hari Imana yababwiye ati genda muri uru rugo haco ngutumye genda ubabwire, Imana ikakubwira. Noneho kubera abantu bagenda bahamagara ati muhamagara abayumbe baze barebe bansengere bagire bate, batuma n'abantu bagwa mu mutego bwa buri munsi bati mundebere munyerekwe, hari ibintu mbona bigenda bisirikira mu nzu, numva nta mahoro mfite ntaki, akifuza ngo yanagenda anashika yanasenga tiyemere rya masengesho yasenze, agashaka ngo byibuza agire ikintu akora kigaragara. Ibyo ntabwo ari byo. Umuntu agomba kuba gusenga ukizera ko umuntu yasenze kandi yanetararije imbaraga z'umwijima. Ese ntakuntu umuntu yosenga bigasaba ko umushamburiza aza ngo akureho cyane ibyo ndabyemera, ariko ntibisaba ikiguzi. Birashoboka ko umurimo dukora umuntu yo kwishima. N'ubu ngubu wadutumiye hano, birashoboka ko hari uwogira uwofashwa, ntabwo mbisabye, agatanga ituro, sibyo? Ariko ituro ritandukanye n'ikiguzi. Hari igihe uwo mbariki, ibyo ni ibisanzwe. Hari igihe nafashwa nkakugirira neza, mutakagushimira kubwo ico Imana yagukoresheje. ariko umuntu nakubwira ngo ndaje ariko banza unyishyura. Habe n'abavuga butumwa nabo umuvuga butumwa aravuze ngo bamaze kurenga urwego rwo kurya ibishyimbo n'intuze, kode narayumvise, ariko ndakeka ari komedi, ariko natekereje ko ngo ni komedi abantu. Ariko hari n'abandi bagora, ariko hari n'abandi bagora akavuga ngo muzonshakire ngo hoteli, ngo munshakire ngo imodoka izanzana, undi ngo munshakire iki, ngo kugira ngo nze. Uwo muntu mumureke, kuko ubutumwa yarazanye nimba ari ubwo gukiza abantu, Imana izaca mu bandi. None se aramutsaje umva tumuroza akagenda n'amaguru, aje bakamubwira icyo kintu. Burungu hari bamwe bavuze ubutumwa bagenda n'ibirenge, imodoka zitaraza.
abandi bagenda n'amagare pastor akazasubira ngo yagendaga n'igare bamwe bakagwa no ku magare kubera ibitotsi akazi kenshi ariko ubu n'ubu ngubu step bamwe bagezeho bivuga ngo atabonye indege tiyogenda ntazagenda na bisi bimurutse Nairobi paka ngo bamushira indege kandi aje mu rubanza rwa famiye yogena n'imodoka yotega twegera nimwe zazi y'urukirana kuru kuza mwivuga gutumwa back in day akagera agatega bisi cyangwa gahunda ze z'ubwite akaba yatega imodoka akagira kandi gahunda y'Imana ari ikomeye cyangwa akubwira ati muzagende muzandyamisha muri hoteli meze gutya kandi umuvuga butumwa ntabwo yoburije ibyo ngibyo icyo bamuhamagare no kuganira aho ibyo bakugabira byose ugomba kubirya aho bakuraza hose ugomba kuharara ntabwo donc utanga imirongo ngenderwaho kugira ngo yavuga butumwa urikore abantu badukurikira bavuga butumwa ibyo bintu bagende babyihorere babireke kuko ivuga butumwa twararikoze twagendaga n'abirenge urumva muri segonderi nagendaga n'ibirenge ahantu ngeze birometero nka 6 kugira ngo kubwiza ku kindi kigo twegeranye ariko aho ngeze ubu ngubu ngo wambwira ati vuge ngo nimutanyishura indege sinja kubwiriza ayo mafuta sindayagiraho sinzi ko zanagira sinzi icyo koze gato ntaguciye mu ijambo birashoboka pe ko ntumira nk'umuhanazi ukambwira ati none twifuje no kugutegera indege bon ça va utabyisabiye ariko kuvuga ngo nimubona ndahamagana ngo muzonyishurire indege muzoyireke sinobikora iryo jambo njye sinarikora sinanaritinyuka ariko babyibwirije si wo byanga aribo babikeneye kandi nibanaza nabwo bakavuga ati ntibo kwibwiriza gutyo ukababwira ati akubwira ngo muyishure indege nimwambe kumupfuka izo gandi babikora ntiwobikora ibo baba babikubwira nimba bakuguriye biye y'indege niba ari $500 nimuyambe kuri momo nabwiye gwereka umunsi umwe aramwabwiye gutega indege kandi arabwereka atuye muri Kenya atubwire indege ugiye gutega na Nairobi ko nzi ko nyari ubuzima bw'impunzi babuhari wakina imodoka haguze $400 ukashaka kumukareba ukuntu nyine uke muri bibazo ati bayampese mu ntoki umuntu yarishuye tike dafite yishuye yanze kuyama mu ntoki ati mbaruko nguko ndakumvishije nange kumuhonya mbwa ati tega imodoka unushaka kumara icumweru ugenda ni kuko narimbaje na icyo warumbaje kare mubwira ngo se uramutse ubonye ngo naziri umuntu ugenda akora icyo kintu uvango araca amafaranga karajya amafaranga iragote icyambere no mugenzi ntabwo akishijwe uwo muntu utaka no mugenderera kuko uwo muntu cyambere abatararezwe buri abantu benshi bakora icyo kintu nabone batarezwe ibyo kabareterera umwuga utaroba ntabwo bigeze barerwa n'umubyeyi nta papa mu mwuka bagira wabarize donc ngo bicare barerwe bavuye ngo umuhanuzi agomba kuba ameze gutya cyangwa umunyamasengesho agomba kuba ameze gutya ntabwo yanyuze kuri iyo ndaraza ntiyanyuze ikindi uwo muntu nuwo kwamaganwa nuwo gusa nkaho nyine abantu bamugira inama noneho aramutse agumye kubikora inshuro nyinshi uwo n'umuzima uri muri minisiteri umuntu yasa nkaho awuranduramo akamushaka abashize ku ruhande noneho umuntu akanamushikiriza umubyeyi wo mu mwuka w'umupasiteri we akabanza akamurera ahubwo leta izobafata ibasaba umusoro oya kuko ibyo bintu uvuze ntibakora ofisiyere aho wababona ntabwo ari ibintu ntabwo ari nzi benshi batangiye kuko ari imana yabahaye bafite impano kabisa kandi agahuguka mu mavuta menshi imana ikanabimubwira ariko nyuma uko iminsi igenda yicuma agenda abindura ubucuruzi hakaba n'abandi bavuka gutya gusa bakarimanganya gusa kanabisha cyane impano afite hari umuntu umwe kwa bukuru nahabaye nk'iminsi kuko ni mu grand frère turabana n'umuvandimwe wanjye noneho hari umuntu umwe babwiye ngo nyine bamubwiye ngo asenge arabesha ngo yasenze arangije bamuje amafaranga agenda aryamiwe ndamuzi ntabwo ndavuga mu izina araryama ngo aje kuryama ngo amubaze umuntu ngo ahamagare uwo yabeshyaga yari inshuti aramubesha yahamagaye inshuti yawe ngo iyi nshuti yawe yaramuhamagaye inshuti yanjye yaramubwiye ngo amusengere noneho urumva bari igisenyeje kuri
nimba nzibuka ni neza Gisenyi. none uwo muntu aramubwira ati we yaje kandi yaje gusengera i Kigali ngo aje na za Gatuna wenda bariyumva araza kuzumva kuko nanjye sinabishimye so araza arahadusanga icyo gihe twari kumwe na Dairo wenda nawe ndamushuje sinaba muri Canada na Gatora uwo muntu araza araryamye wanje nari muzi nk'umuyumbe ntazi ko ashobora gukora amanyana none ngo arongera aramwandikira kumbe karamwandikira aryamye wanje aramwandikira atewe umpa amafaranga yabaye make kandi kuva Gatuna ngomba kuza na taxi voiture ntazi imodoka zashize aryamye mu rugo none ico gihe uwo mushuti wanjye arambwira atewe hari umuyumbe nohereje ahantu naha none wewe mezi 20,000 zo kwishura uwo muntu umwishurire taxi ngiye kuguhane ndabase uwo muntu ninde umuyumbe wabuze imodoka Gatuna hariya n'ukuntu zigenda buri kanya aramumbwira ngo amumbwire nsanga ucumba kararaga muri na mubiri nari ngiye ku kazi ndahamagara abangaba ndaze runaka aho ngaho ati ko namusize mu gitondo amaze kumwicara ati ariko nyine nyuma twaje kumukosora gusa hari abantu nk'uko Gatora yaravuze bari basanganwe impano ariko aya mafaranga bafata hari igihe bafata n'amafaranga y'amapepe y'abarozi ibyo nje sintinya kubivuga agafata amafaranga y'umurozi ni ibiroze bishambuka agafata amafaranga akarya ibitaribwa mbese hari ijambo ryo muri Yesaya nkunda rivuga ngo nimuze n'udafite ifeza nawe naze arya adatanze ifeza cyangwa ikindi kiguzi aravuga ngo kubera iki murya ibitaribwa birashoboka ko wafata umwana wawe wagusabye ubugari ukamuha ibuye umwana wawe yagusaba ifi ukamuha inzoka kuki mujya gukorera ibidahaza rero ibi bintu mbabwiza ukuri hari igihe uje gukorera ibidahaza ukesikoroka ikintu kizagukura mu gakiza kitazaguhaza kitazatuma wubaka inzu hari umushuti wanjye umbwira ngo amafaranga ngo atakubakira kadasitere ngo ujye wubakisha umubiri urumva amafaranga atakubakira kadasitere kucyo ajya kuguhemura akagukura mu gakiza akagukura mu nzira yo kujya mu ijuru aya mafaranga aba ari ay'umuvumo inshuro nyinshi aya mafaranga aba ari ay'umuvumo amafaranga yo kwesikoroka ureke no kuvuga gusenga n'ayo kwesikoroka umuvandimwe wawe n'ibindi just kubwesiko ntabwo aya mafaranga nimukurikirana ntabwo akiza amafaranga utakuye mu maboko yawe utaruye so naho amafaranga wahawe wabaritswe kubera wakoze neza ni ukuri muze ko yaduha ndagira ngo tubaganire oya urumva hari icyo nkubwira kimwe ni ukuvuga ngo si ngombwa ko ikintu ukoze ugomba kubona amafaranga hari n'abanga ishimwe bakaryanga Elisa yakijije yabwiye Namani ibyo agomba gukora noneho azana amaturo aje kumutura arayanga Gehazi aca ruhinga arayafata agakuvuga ngo barantumye ngo twagize abashitsi urumva si ngombwa ko hari n'igihe kimwe ashobora kuguha n'ibikiguze bati cyo gushimira bati batugiriye neza akira transport $100 afite tike yanjye yanzanye n'insubizayo uwo muntu bituma nabuka ko abisa ko ari seri kandi arakwigisha nubwo nawe yaba yakeneye mfite umuntu umwe w'urugero rukomeye Bishop Rubanda njye ni oncle ni data wacu ariko ndamukunda nabona kino kiganiro ariko ntibategeze ko uvuze wenda bisobanura gutekereza wenda ariko umuntu wakoze icyiza ntugatinye cyane so Bishop Rubanda iyo yagiye ahantu mwivuga butumwa ajya agenda atwaye imodoka yiwe si uko afite ubushobozi bwinshi cyane atwaye imodoka yiwe yashizemo fuel akagenda akagera akavuga ijambo ry'Imana akagaruka
iyo bamuhaye amafaranga ngo nayitike ntayajya ataha keretse akaba ari ituro ryagize aho ngaho ku gatuti gusa riri siripure ariko nyine ngo bamugeneye itike ni hahandi havamo hahandi noneho ukabona biri kugenda biza ukageraho naho uzasigara yiyakira none gusa ntabwo nanze ko mwaherekeza abavugabutumwa mujye muherekeza kandi neza ariko nanone ntibizagende ngo bibabate ngo niba umuntu ataguhaye itike ngo uvuge ngo ntuzasubira kujya mu ivugabutumwa kandi ibyo bintu bireze urabona ko twe tugira amateraniro ku wa kabiri haragundwa nayumva amakuru nk'uko nguko icyo gusa nabwira bene data ni uko abantu b'abayumbe bahawe impano y'Imana mwayihawe nta kiguzi ku buntu namwe mugomba kuyikoresha nta kiguzi mwatsa abantu kuko abo bantu mubikorera gutyo muzababazwa abantu muhemukira mukabeshya mukabamara amafaranga ugasanga umuntu agushije akaba yanagurisha na televiziyo yiwe mu nzu kugira ngo byibuze n'abagurisha ibibanza n'abagurisha ngo afate ipepo ariko mbona no kubwira abo bantu bavuga mu mapepo mutuze musenge Imana mwizere hanyuma Imana izakora ibitangaza ubwo inshuti zanjye zimwe ndazizi ko uyu munsi nzabibabwira tubana mu nzu nkaho ati ibyo bintu muzabyirinde noneho umwe yarambwira ati ngo njyewe sinkunda ifishi njyewe si ibintu byo kuvuga ngo mva hano njye gusengesha ahantu simbikunda ariko gusenga n'abantu nyine duhuye nk'uko kwa bukuru bati dusenge nosenga ariko sinotega imodoka njye gusengesha ahantu simbikunda njye simbikunda bya muntu agifite kunateye ariko dushobora guhura nkamubwira ati uzoye duhure tazunga akambwira ati ngwino duhure tujye Masoro dusenge ariko atari target ngo ugende ngo baje kunyerikwa ubushe abantu bamwe ukuntu bameze gupaka ngo ngende ngo baje kunyerikwa tuvuga ngo ufite iyo target uvuga ngo reka gende baje kunyerikwa cyangwa baje kwerekwa ibintu byanje oya hari abantu benshi bo muri hamwe muri Amerika yarampamagaye imbere yarampamagaye kuri zigahunda na gahunda Imana yambwiye kugira ngo safa sawa umuntu yagutekereje simuzi umunsi yampamagaye sinzi no wamuhaye nimero zanjye nuko bene ngo bari sawa nakuvuga ngo babande bo kuvuga ngo babanze baba transport donc banze ngo mu rugo ngo basige ngo 10,000 ngo bagira batenga ibiki icyo ngicyo si cyo ugenderaho cyane nimba koko Imana iguhagurukije Imana ifite n'uburenganzira adafite itike tuvuge mbonye gahunda ya gatoya kandi mbonye ko irakenewe nta tike mfite ariko ari uburyo sinokubwira ati gato urumve mugenzi wanjye dore gahunda yawe imeze gutya kandi ugasanga nibyo bivuge mu buryo buri friendly ureke kubivuga nk'ubucuruzi ariko agivuga nawe tike ukavuga ati kirenza yo ahantu ugiye ngo kubana na cyo umuntu wavuze ngo yavuze ngo imodoka ngo ashaka gufata taxi voiture abakabije ariko ushaka kuvuga ati okay sava numva mukeneye kuza tugasenga mu rugo sava ariko reka tuzabishakira ubushobozi tuboneka tuzaje ariko nabivuga gutyo uzatiyo ntakizo Imana yanyeretse gahunda iyi ari gahunda y'Imana ishobora no gukoresha wa muntu waruganye akaguha ayo mafaranga akavuga ati okay mbabarira tega moto uzi cyangwa fata hari abantu batazi kwibwiriza ariko wabivuga mu buryo buri friendly bitagaragara ko ari hari umuntu wobwira mu marenga uwo nawe no kunengwa uwo nawe afite ikibazo reka nkwereke sibyo nimba Imana ikubwiye ngo jya kwa Alex ayica Imana nkubwiye byo gukora ukore gahunda Imana yabimbwiye ifite ubushobozi bwo kumpa amafaranga na transport kujya gukora iyo gahunda ubwo kubwira Imana ati nta buryo mfite bwo kugera wowe ukadiringa n'Imana ati jewe sifite sinjya kubwira wabonye n'undi ko afite ibibazo rubango rero umuntu ngiye kumutabara Imana irampamagaye ngo njye gutabara kanaka Imana ifite ubushobozi bwo kuntuma ikamera n'uburyo ngomba kugera kuri uwo muntu sibyo ntabwo ibyo navuga ati none ngiye gutabara Alex kandi no muhamagara ati Alex Imana yambwiye ngo nze gutabara ariko nta tike mfite iyo Mana yerekana gahunda idafite ubushobozi bwo gutanga tike iyo Mana se wayikemana sibyo niba Imana ikubwiye ikintu ifite n'ubushobozi bwo kukujyana yo kugera ugomba tugana ku musozo rero tugiye mu tubazo tudasaba gusobanura cyangwa nogira gutya tuvuga urugero kubajije ngo ese
kirikina Napoleon ukunda nde ukamuvuga umwe ni urugero ariko si cyo ngiye kubaza ni ukugira ngo mwumve icyo tugiye tugiye mu bibazo bimwe bya rapidi kabisa dusubiza nitwo tuntu n'utundi nitumara dufite dusoza n'utundi tubazo muri abagabo mwembi mufite abagore ni ikihe kintu ucakugoye muri fiyansaye ubwo titurarira muri ka kandi icyo kibazo nari nacibaga kuriya nari nanditse ibibazo nza nitegura abantu cyane nanditse ibibazo nitegura abantu nza nkenera ngo hari umunyamakuru umwe wigeze kuvuga baramubaza ngo ese ni ikihe kintu umunyamakuru agomba gukora arababwira ngo umunyamakuru mwiza ngo nuza witegura kuja kuvuga yateguye ibyo avuga kuja kuvuga yateguye icyo agiye kubaza tukaje ku muntu imbokoboko gusa n'Imana nanti tuzijaho imbokoboko tukaje ku muntu imbokoboko bisaba gutegura mwabaye muri abagabo ni ibihe bituzabagoye muri fiyansa kandi tuzadukurikirwa n'abantu benshi ku bana bari kudukurikira hari abagiye gukora divorce hari abandi bari gukubita abagore hari abari gukubita abagabo hari abandi bafashe neza ingo hari abandi bari muri fiyansaye hari abandi bazavuga ati cumba agashaka ka runaka hari abandi byacanze ni ukuvuga ngo mbese ni agatogo ni ukuvuga ngo hari ijambo uzuvuga nabibwiye ubushize konfi ari hano hari umugore waduhamagaye hano araduhamagara kuri telefone tutari kuri kamera turaganira mu by'ukuri bavandimwe sinari nzi ko bino bintu nari nzi ko bino bintu mbikora kuko bino bintu ngira certificate yabo uranize itangazamakuru none nzi ngo mbikora nyine je na madame turabikora tugashimisha abantu tugasetsa abantu bikarangirira aho ngaho nsanga abantu hari umuntu ufata ikintu chance wa Beni niwe wigeze ko tubwira tuja kubitangira aratubwira ati kino kintu tumuza gukora mukagira ngo kirasanzwe ariko hari umuntu gikora hiwe kikaba ari cyo kimuremera uwo muntu yatubwiye ubuzima naza nijya n'umugore twatwicaye turi kuri kama tubakurira gusa kandi ngira make keretse yo nanezerewe mwikanisa azaza ni direct ariko gutya bisanzwe ntayo pi ariko natekereje ibyo bintamubwiye ndahwera gutya ariko bihera ku kantu twari tuvuze kandi twari muri burage bamare tuvuga kantu kamwe gusa turi seriye mucyo turakavuga yamaze guhamya byo rwose niyo mpamvu bibabwiye ni ibibazo byo kubabaza kuko hari umuntu uri kubumva nubwo atobivuga ariko biri bumufasha niziye ntambara mwahuye nazo muri fiyansaye zanyu mwazikemuye gute rero kuri pasiteri ngewe nta cyangoye muri fiyansaye gusa ikintu kimwe cyangoye ni uguhitamo kugira ngo nemere mvuge ngo uyu niwo umugeni uyu niwo tuzabana kuko iyo umuntu akiri umusore uba uzi ngo uzashaka marayika umuntu utagira inenge uzi umurema ukaba nzashaka umuryango umeze gutya umukobwa uresha gutya usa gutya ariko hari igihe kigera ukabona uhuye n'uwawe so muri icyo gihe rero cyo guhitamo byarangoye naho ngaho wenda ndasobanuye byinshi ariko maze kumubona byarikoze ese uwawe uzi umumenya gute uwawe ni conviction mu mutima mu by'ukuri buriya hari umuntu ushaka kukureba wowe akavuga ati ariko Alex yashatse Aline abantu bakajya babona Aline wenda si wo mukobwa wagombaga gushaka ariko uwawe ujya umukunda kugera naho umuryango ushobora no guhaguruka ukakubuza ariko wowe ukajya ubona ari wo urenze abandi bantu so uwawe ujya umuhitamo ni conviction mu mutima mbega ushobora no kwicarana n'abantu nka batanu kuba nakunze wowe gusa kandi bariho kandi barya wenda ari bo beza ari bo barebare ari bo basa neza ari nabo baturuka ahantu hakomeye so kumenya uwawe ni conviction mu mutima ni iyihe ntambara wahuye nayo rya indi nyine yakunyeganira afite nta ntambara nawe nayo mushako nari mvuye muri deception urumva turamugaye araza ku wenda nimba sinziba ntawe simuvuga ariko nyine nari donc ariko turamugaye ariko nyine bank nawe siwe yabuze ukuntu ari managinga
birangira nyine tuza ati reka tubihagarike noneho mvaho nyuma y'igihe gitoya kandi aba ex bihangana hanyuma ikintu cyasa ikintu kigoye mu gutereta ushaka uze kuvuga umukobwa bwa ati ninda gwa nimero zanjye kugira ngo uwo muntu akwiyumvemo waramutekereje waramubonye kana karamukubwiye ntakuzi kugira ngo rero mwinjize mu rukundo isaba intambara kabisa ariko iyo umaze kumwinjira mu rukundo nabwo uzuha uruhuka bamurangije ko ati ninda gwa nimero zanjye hanyuma bumwe ukamuhamagara ntakwitabe ubundi ukandika message ntagamara iminsi 3 atagusubije uyu muntu izavamo ariko nyine gahoro kutarambirwa guhozaho wahamagara wandika ati twavugana bityo wampa umwanya gahoro icyifuzo cyanjye niki ikarangira nyine yumvishije akemera ariko nyine nyuma yo gusa nkaho twumvikanye nta bindi byinshi cyangoye icyangoye ruvuga ngo ubukwe uravuze ngo mushaka cyangoye cyo wavuze mbese akantu kakagusheganye kugira ngo uwo muntu umugore wanjye mukonveke iyo process yari igoye ambwire ngo yego ndemeye asabye umwanya asanga banze akwigeho arebe ati uyu muntu ugiye gushaka ninde banze mbaze amakuru umuntu kuri social media wenda ku rugero twebwe banatubonaga no kuri YouTube tusirimo tugira gute kanaka ninde akabaza umwe babiri batatu bane none umukiriya wewe wamushatse wenda utanabajije cyane maze umenye uwo ari we wongiye kujyaho n'indi nawe hamwe umuntu arabumva ariko nanone yaje akaza akakwemera iyo akwemeye mutangira no muganira famiye imaze kwibwira ntabwo byigeze bigorana barabyumvishije hanyuma cyo gushakisha n'ubushobozi bwo kugira ngo ndiko nta ntambara nabura ngo zabaye ngo biranga ngo famiye zirahaguruka mbere ya kabiri muri cyo kibazo mumaze kwinjira mu ngo ni yihe challenge yawe n'umugore apana n'abandi apana wenda hari ama challenge menshi ari umuntu ahura n'ibibazo wenda za financial cyangwa agahura n'ibibazo wenda n'ibindi cyane n'umugore si bigomba kuba ari ikibazo wenda ikibazo ahubwo ikibazo wenda cy'umugore nje kanje reka mba urugero niba bita numva ikibazo kanje ibintu by'imyambarire nakundaga kwambara ibintu nahisemo noneho ngasanga ibintu zo kujanisha si cyane kuri jewe simbizi cyane noneho wacu nizo akoramo arabizi ibintu zo kwambara cyane umunyamafyenda akamubwira ngo iki kintu tucambara kandi uko jewe nijoro nagiye kuryama mvuze ati ejo ziyambarira ibi abantu babaga bose uzunajya mutazi ibintu uzambara ejo uzubimenye uvuye muri douche umugore anjana kuri discipline gayo kwambara ibintu ngo njanishe ngo amabara mutazajana ngo ibiki none bikagira igenje bikisi reka namba ninde muturi bunyiteho narashatse byararangiye none ako kantu kugira ngo kamenyere ko umugore azoza ntegurira imyenda agire rimwe na rimwe twabishwana kuko navyo tukerana amanamba nagaruka rero ukuntu nari nambaye akabara rakaye ico kera nambona ko ikintu kumbe iki kiri seri ndatuza ndavuga ati nyambika nzoza nambara okay urumva jewe ikintu sasaga nkaho nyine cyabana urabona ko twebwe igenda kuza n'ikunda kurya umutsima n'ibishimbo ndabikunda cyane hanyuma noneho kuvuga ngo bamenyera ati wariye iki sasta nijoro ntabwo ngera kandi ngo turye iki ngiki kandi twabaye n'umugabo kurya umutsima arabizi wakunda ifiriti n'umuceri ndamuzi arabikunda kubana kera iyo arabikunda nanje twe njena mu biri bikunda kurya umutsima n'amata gasomeza n'ibishimbo gusa bashaka inyama zibonye sava katazonye kumva noneho rero umugore wanjye kufatira wari donc urahindura agatoki sinda ry'igitoki bambaye ariko umugore uzakirya ku ngufu ugomba gukirya kugira ngo nanone gace yateguye nucanga uravanga gute n'intambaraga urarya igitoki ejo uzarya umuceri cyangwa n'ibirayi buryo agenda ahindurana natwe umutsima kuva ku itariki ya mbere kugeza ku itariki 30 icyo ngicyo kukimenyera rero nyine byasa nk'inyine nk'ibi naje kwimenyera ariko nyine kandi kugeza n'ubu ngubu kwero kubana n'umugore je nabanye umugore isigiye kinini ariko imisi twabanye kera nimaze kumenya ngo iyo ndi iki ngiki amasaha mu gitondo nimugoroba
byamara none byamara bisa nk'ibingiyemo nabundi byaramutse ubu nyine sinoma nkifata imyenda ngo nambare zaramubateye imyenda orete ntabe nico nubwo nico umugore wanjye yambwiye ati iriya shati wari wambaye si nziza akambwira ati iyo shati mugaze iminsi yambara kandi ngenda mparara cyangwa ishati nambaye ukuntu yambara ukwezi kose ariko nza mparara nije wa mbere ukarindi imyenda ntarambara kandi bakimasha ahubwo bitewe n'ishati nambaye numva ndayikunze ndayaraha too much ushati gusa zakona ngo ushati gusa abantu wabuze amagara shaka ngoje amafaranga gane gurire umugabo amashati nta mashati agira kandi kuyo nikunda afite mu nzu kwera guharara gusa ishati noneho abunye ntagiye amugashaka asigaye amagara Keve n'umuhungu uzitwambika mu mujyi Keve gasore keza gutikaza katwambika akamuha amafaranga ntabize ko batijya mu mujyi Keve gatama ati ngwino hari ibintu byabiri hano uzubitowe nashaka ngasanga nk'amashati nka 3 cyangwa 2 cyangwa 4 umugore nguranyije amafaranga gushaka ngo hitamo amashati ushaka kubera iki ntashaka kubona umwenda ngo natwaye mu materaniro ejo ngo namwe musubiza mu materaniro ejo kandi nge ntacyo bindi iyo agwico ngicyo nasanze ari ni nk'abantu habe na pasteur Kado buri azafa mu nzu mama Debora mudamu we nawe basa nkaho batumvikanye kuri b'imyambarire n'abantu bose ariko iyo caractère turayibashimira kuko bamukeneye ko abagabo banyu basa neza kandi nyine bamere neza babe presentable mu bantu nabyo ndabishima cyane ese umuyumbe ushwana n'umugore mu nzu umuyumbe ukutana n'umugore bo bakagongana ikintu bitokora timworwa ntuwo mukubita hari abantu baza bakizwa impamvu mbaje kino kibazo hari umuntu uzukizwa akabaho ibintu byose ari yego n'ikintu adashimye ngo kubera ko ngo narakijije akaba atobwira umugore ati iki kintu si kibisi ngishaka cyangwa se umugore akaba atobwira umugabo agakeza kanje kera araba kabonye nabi nico nani mbaje se umuntu w'umunyamasengesho harabazogera gatongana n'umugore kandi ikintu cya mbere botongana cyangwa se sikundi gutongana kundi akubona atongana bati ikintu cyakozwe mu buryo bubi ariko nyuma y'igitoya bakabasaba imbabazi ati none ikintu tubabarirane kitakozwe gutya kikosoke hakaba imbabazi nta muntu uri perfect turiho nyuma yo gukizwa turaba kandi uyu mubiri wacu ni ngombwa ngo ube wakorera gukoresha amakosa tuzi kuvuga tuzi gukora neza nk'uko bisabwa ariko ikirenze ku mukristo ni gusaba imbabazi kandi ibyo biravuga ngo umuntu nagusaba imbabazi uruzi ko ni ukuvuga ngo ni ngombwa rero gusaba imbabazi nibwo buryo bwo kubana umuyumbe ntagomba kujya ku gatuti yavuganye nabi n'umugore cyangwa banavugana nabi agasigara kubise umugore cyangwa amubwiye nabi cyangwa kandi bari abagore banga kubwirwa nabi abakene banavugana habe gusaba imbabazi kumubwira nabi bamara gufata biri ukajya ku gatuti kuri podium ntabwo ari byo ndaguha urugero umuntu wese icyo mvuga ndavuga umuyumbe muri domaine ni ukuvuga ngo umunsi umwe ndaguha urugero umunsi umwe Apotre Nteziryayo intambwe ya Pastor wo muri Kenya sinzi hari ukuntu batahuje n'umugore mu gitondo bagiye gusenga kandi buriya Nteziryayo ni umuntu mwiza cyane ni umukozi w'Imana kandi agira ikiyo gifishe nziza kandi ni umukristo kandi kuri akona niba hari umukristo dukurikirana kwa Nteziryayo nzoza Nteziryayo ndamusuhuje Apotre ndagusuhuje bigeze kumpa inka iminsi bike ziranyagwa zose amura ngo nshake bazampeza inka Apotre Nteziryayo hanyuma ngo ugeze kuri podium ngo abona nta mudamu ari kubona ngo ko ataje gusenga byanze gute amasubira asohoka mu kanisa ari rukanga no mu rugo regeye kanisa baramubwira ko itaje gusenga gusa wambwiye nabi no kandi bwashobora ko yaramubwiye nabi bitavye ku mutima bitari ibintu biri grave kuntu bene bisanzwe guza byo kankamira umudamu tute abana ba gutya ati ngamba bari ariko tuje gusenga amafata asoje mu materaniro akana umunama ku story sinzi ngo nukuri cyane kinyoma ariko kasa cyasatse kuvuga ni iki nako ni character nziza abe n'umugore wanjye twatonganye azamubwira ngo se sheri utavuga sorry vuba nkabona nkareka ati ndaho gutera
nyuma nkaba ati bya twaganirira sorry yako isori irakenewe ku bantu bose ku bakristo birakenewe meme no utari umukristo wowe ati wenda twumva ngo ndi umukristo siki nawe ukeneye kubwira umugabo wawe sorry cyangwa umugore wawe sorry kugira ngo nyine kandi kuba utagirwa mwumvikanaho tuvuze ko urugo rutari rwiza rutagendwa ahubwo nagasirika kaba kabaye ya ndumva muri iki kintu mwiza gusa ni Yesu kabisa mwiza ni Yesu hari story ndi nayo nkunda yo muri Luka ibice 10 no ku murongo wa 40 avuga amakuru y'umuntu wari uvuye i Yerusalemu ari kugenda mu muhanda wahura n'abambuzi yahura n'abantu babi baramukubita ngo basigagirwe icyo nshaka kuvuga aha ngaha ni uko umuntu wese ashobora gukora ikintu kibi n'umupasiteri none ngo umupasiteri amuca umupasiteri bavuga hano umutanzi ndetse vuga abatanzi ngo abonye ukuntu ameze abona atari umuntu wo kwifuza ngo arabebera aca hirya arakikira aragenda haza umurewe nawe nabashaze nawe ko abantu bakora imirimo nawe yo mu itorero nawe ngo arebye ukuntu ameze nawe arakikira aragenda aca hirya aragenda icyamumara ariko ngo umusamariya wundi umunyambabazi Yesu ngo amubonye aramureba araza aramwegera aramubyutsa ahantu ari ngo amushyira ku ndogobe ngo aramutwara amugeza ngo ku icumbi aramubwira ati mucumbikire umuntu amusigira amafaranga yo kurya abwira nyiri hoteli aramubwira ngo ndagiye ibi musigiye nibirangira nabwo uzamenya nibirenga ku kiguzi ibirenga ku byo nishyira bigaragare ko nta muntu mu by'ukuri uri perfect udashobora gushwana n'umuntu udashobora gukosereza umugore ariko umwiza gusa ni Yesu umusamariya w'imbabazi umusamariya mwiza ni Yesu Yesu wenyine niwe ushobora kugusanga umeze nabi akakwitaho akakwishurira ikiguzi akaza no kureba n'ibindi wakonsomye nyuma yawe so rero umuntu wese yaba pasiteri yakorana n'umugore yaba umuyonga yakorana n'umugore mu by'ukuri dusoza icyo nakubwira umwiza ni Yesu niwe muntu tugomba kwigiraho niwe rugero rw'abizera ndagira ngo abantu bose turi kumwe hano mutarama ariko muzi ko umwiza ni Yesu duhore duhinduka twihane dukomeze imbere y'umusaraba mwakoze turabashimiye ko mwabanye natwe niba ugejeje uyu munota uri kumwe natwe uzandike muri komenti Imana ikugirire neza aba mama aba papa badukunda n'abandi Imana ibaha umugisha ibagire neza rigenza ngenda mu muhanda ngahura n'abantu bakambwira ukuntu badukunda n'undi nahuye n'umuntu arampagarika ngo turabakunda cyane ni ukuri natwe nta kintu ciza ko kumva umuntu akubwira ngo rero Imana ibaha umugisha naho utaha ciao ciao